Ni mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba haravugwa urupfu rw'umusaza wishwe urupfu rubi cyane rw'agashinyaguro. Bamwishe bamuteye icyuma mu mutima ndetse bamuca n'ubugabo, bamutera ibyuma mu mayasha ndetse nk'uko abaturage babivuga bavuze ko urupfu rwe rwababaje abantu benshi. Bamusanze mu murima w'imyumbati, ahantu umurambo we wari uri bahasanze umufuka urimo imyumbati ikuye, bakavuga batashobora kuba yishwe yaragiye kwiba imyumbati. Abandi bakavuga bati uwamwishe ashobora kuba yaje akamushyira muri uyu murima w'imyumbati, akaba ariwe wakuye imyumbati akayishyira iruhande rwe nko kugira ngo asibanganye ibimenyetso. Abandi bakavuga bati uyu musaza ejo twahoze tumubona ku gasantere ka Cyinteko ari kugenda ari muzima kandi rwose ubona nta kibazo afite. Abandi bati uyu musaza yavukaga mu murenge wa Kageyo ariko imyumbati yayibye mu wundi murenge. Abantu bakavuga bati ariko se umuntu yavuye mu gace kamwe ko mu murenge umwe ajya kwiba imyumbati mu wundi murenge. Ngiye narindi mu rugo, umuhungu wa duturanye arambwira ngo kuki utagiye kureba umuntu biciye hirya yo kwa boss. Nkagira ngo ari kumbeshya ko n'ubundi yajyaga mbeshya. Birangije numva abantu benshi bari kubivuga, nanjye nza niruka nza kureba. Mpageze mbona nyine hari akayira, nanjye ndamanuka njya kureba, nsangaragaranye umusaza muri mu maso. Ntabwo twari tuzi ko byagenze, abantu bakavuga ngo ubwo bamwiciye ahandi bamuzana hano. Hanyuma rero ubuyobozi buhageze nibwo buri gukurikirana ukuntu byagenze. Natwe byatubabaje, bamwishe nabi rwose, nubwo yaba yibye ntabwo byari ngombwa kumwica. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7. Ibihe byiza kuri mwese, ndabasuhuje kandi ndabifuriza kugubwa neza aho mudukurikiraniye hirya no hino hagiye hatandukanye, bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda. Mwese ni mugubwa neza kandi ukuboko kwiza kw'Imana gukomeze kubana namwe mu kazi kanyu mukora ka buri munsi. Imana ikomeze ibashyigikire. Hanyuma reka twihanganishe abadukurikiranye batameze neza. Ndabizi ko hari abadukurikirana barwaye bari kwa muganga, abo nabo turabihanganisha bagire kwihangana. Imana ibasha gukiza indwara kandi bizera Imana, ndetse Imana ifite ubushobozi bwo kubakiza. Ejo bakazaba bafite amashimwe. Kuba uri kurira uyu munsi ntibivuze ko ejo tutazakubona uri guseka. Birashoboka ko uyu mwanya waba utishimye, ariko Imana inyuranye ibihe. Hari igihe cy'umubabaro hakaba n'igihe cyo kwishima. Rero abatameze neza mwihangane, abapfushije mukabura inshuti n'abavandimwe, abagize ibyago, ababuze ababo, mugire gukomera kandi mugire kwihangana. Imana niyo mugenga wa byose kandi Imana niyo inyuranya ibihe. Hanyuma rero reka ngushimire wowe wamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Ariko kandi abatarakora subscribe reka mbasabe bayikore kugira ngo dukomeze tugendane muri urugendo rwacu rw'ibiganiro ndetse n'amakuru agiye atandukanye. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane kubwo kubikora. Mukande like, muduhe share, muduhe comment. Ibyo byose bari byiza cyane, bituma tubasha kumenya ko turi kumwe kandi tubana mu biganiro bya buri munsi. Ndabakunda cyane rero, muri kumwe na Dani nk'ibisanzwe. Uyu mwanya nje kubagezaho inkuru imeze gutya. Ni mu karere ka Ngororero, ahari kuvugwa urupfu rw'umugabo mu by'ukuri wapfuye urupfu rubi cyane. Bamwishe, ariko uburyo bamwishemo ni uburyo bubabaje cyane ndetse buteye agahinda. Ni urupfu rwashenguye abantu benshi babashije kubona uwo musaza uburyo yishwemo. Ni mu kagari ka Bukomane, ngira ngo ubwo ni mu karere ka Ngororero. Umuturage bivuga ko yishwe rwose akicwa urupfu rw'agashinyaguro, ariko abaturage bavuga ko ejo bari bamumonye ku gasantere. Bamumonye ku gasantere kantu bita Cyinteko. Umusaza ari kugenda nta kibazo, ariko baje gutungurwa no kumusanga no gusanga yapfuye. Byatunguye abantu benshi cyane mu by'ukuri babashije kubona urupfu rw'uyu musaza. Abantu baravuga ko uwo musaza bamwishe ari kwiba imyumbati mu murima, ariko abandi nabo bakavuga bati ariko se kuki abamwishe bakamwicira aho ngaho muri iyo myumbati, kuki bo batamwica barangiza iyo myumbati bakayikura bakayisigaho? Kuko abaturage bari kuvuga ko aho basanze umurambo w'uwo musaza uri, bahasanze imyumbati ndetse n'umufuka urimo imyumbati. Bamwe bakavuga bati ashobora kuba yishwe n'umuntu warindaga iyo myumbati,
sinzi wenda ntabwo mbizi, njye n'ubwa mbere numvise ko umuntu ashobora guhinga imyumbati agashyiraho umurinzi cyangwa umuzamu, ariko birashoboka wenda mu duce tumwe na tumwe birashoboka cyane. Wenda hashobora kuba haba abajura benshi, nyir'umurima akavuga ati rwose umurima wanjye kubera imyumbati mfite ndebe meze neza, reka nshyireho umuzamu. Ariko kera najyaga mbona mu bigori bashyiraho umuzamu, cyangwa se mu birayi najyaga mbibona iwacu kera mu ntara, ugasanga umuntu mu murima we w'ibirayi yubatsemo akazu k'umuzamu, cyangwa se mu bigori. Ariko rimwe na rimwe hari igihe utwo tuzu batwubakaga ahantu hatagaragara, ku buryo nyine urumva nimba uri umuzamu ushaka gufata umujura ujya ahantu atari buze guhita kubona kugira ngo uze gufata umujura. Sinzi rero niba ariko byagenze kuri uyu musaza. Mu by'ukuri mu kagari ka Bukomane uyu musaza aho yapfiriye, abaturage bari kuvuga bati uyu musaza ashobora kuba yishwe n'umuntu wacungaga iyo myumbati, ariko nta makuru ahari yizewe avuga ko iyo myumbati yari ifite umuzamu uyirinda. Ariko se umuzamu umwe, bakavuga bati se ni umuzamu umwe, uwo muntu umuntu umwe wamwifashije akamwica, kuko bari kuvuga ko uburyo basanze yishwemo bamuteye icyuma mu mutima, hanyuma bamutera n'icyuma ngo aho bita mu mayasha. Njye nubwo nari mpazi nubwo mbyumvise ngo mu mayasha, ubwo numvise babisobanura bavuga ko bamuciye ubugabo cyangwa se igitsina cye. Urumva ko bamwishe urupfu rw'agashinyaguro, bamwishe urupfu rubi cyane rwose. Uyu musaza ntawamenye nimba kuko yari ari kwiba imyumbati, kuko baravuga ko ataturukaga muri uwo murenge. Abaturage bari kuvuga ko yaturukaga mu murenge ngo wakageyo bituranye n'uwo nguwo yibyemo. Kwibaza umusaza yavuye mu murenge umwe ajya mu wundi ajyanwe no kwiba imyumbati. Nyine ni ibintu umuntu atapfa guhita asobanura, ariko burya niyo mujura wamufata ari kukwiba, ntabwo igisubizo ari ukumwica, ahubwo igisubizo ni ukumushyikiriza inzego z'umutekano akabasha gukurikiranwa ku byaha aregwa cyangwa ashinjwa. Ntabwo rero ibyiza ari ukumwica. Kandi izi mpfu nk'izi ngizi ziri kugenda zigaragara ahantu hatandukanye, aho turi kujya tubona umuntu afatwa wenda afatiwe mu cyaha runaka, aho kugira ngo ashyikirizwe inzego z'umutekano, aho ugasanga umuntu arafashwe arishwe, kandi ugasanga yishwe urupfu rubi cyane. Urumva ko ibintu bikomeje kugenda biba bibi rwose. Abaturage rero bavuga ko bagerageje gushakisha uburyo ki ahantu yapfira, ko bagendaga babona amaraso bakagenda bakurikirana akayira, hanyuma bamugwaho ahantu yari aryamye, nyine bamaze kumwica. Abaturage rero bari kuvuga ko mu by'ukuri bababajwe n'urupfu rw'uyu musaza wishwe. Ntawe uzi neza kuko nimba yibaga imyumbati, kuko kuba basanze umufuka si igisobanuro cy'uko ari we wari uri kuyiba. Nabo bamwishe bashobora kuba aribo bayibye, ahubwo bakaba bamwiciye ahandi hantu. Kuko abaturage bamwe baravuga bati uyu musaza ashobora kuba yiciwe ahandi hantu, yamara kwicwa abamwishe bakamufata bakamuzana bakamushyira hano mu myumbati, barangiza bagakura imyumbati bakayishyira mu mufuka bakayishyira iruhande rwe, kugira ngo bigaragare ko yishwe ari kwiba. Urumva ko ibintu rero ntabwo byoroshye. Uyu musaza mu by'ukuri wenda inzego z'umutekano ndetse n'abashinzwe iperereza baraza gukomeza gukurikirana amakuru kugira ngo haze kumenyekana mu by'ukuri cyatumye uyu musaza yicwa urupfu rubi rumeze gutyo. Ibi tuba tubivuga kugira ngo wenda n'abantu badukurikiranye batandukanye, ntabwo ari byiza kwihanira. Dufite igihugu kigendera ku mategeko kandi gifite ubutabera. Kuba ufasha umuntu ari kugukorera ikosa runaka, ntabwo igisubizo cyiza ari ukumufata ngo nawe wihorere umwice, ahubwo icyiza ni ukumushyikiriza inzego z'umutekano akaryozwa cyangwa se akabazwa ibyaha ashinjwa, byamuhama agahanwa. Ariko gufata umuntu noneho umusaza nk'uwo ukamwica urupfu nk'urwo ngurwo, mu by'ukuri biba bibabaje cyane. Uba umwambuye ubuzima, ariko ukaba usize n'igikomere mu muryango,
cyangwa se niba arafite abana, arafite umugore n'iki byose, ugasanga bagiye kubaho mu buzima nyine bw'ubupfubyi, undi agiye kuba umupfakazi muri ubwo buryo. Kandi izi mpfu mu by'ukuri muri iyi minsi nk'uko mugenda mubikurikirana ku mbuga nkoranyambaga ziri kugenda zigaragara ahantu hatandukanye, aho umuntu afata umuntu akamwica nk'aho ari kwica rwose inzoka, reka mvuge gutyo, nk'uri kwica igisimba, kandi nabyo kukica nabwo sinzi ko ari byiza cyane. Gufata ugakubita ukica ugatema umuntu nk'aho ari igisimba uri kwica, nk'aho ari itungo uri kubaga, numva ko ari ibintu mu by'ukuri bibabaje cyane kandi biteye agahinda. Kandi burya n'uwica itungo nabwo ugiye gushaka ku kaboga ntabwo uryica mu buryo bw'agashinyaguro, uryica mu buryo bwabugenewe kugira ngo utaryica nk'uri kurishinyagurira. Gufata umuntu ukamutera icyuma mu mutima, warangiza ukamutera icyuma ukamuca igitsina cyangwa se ubugabo, urumva ko ari uburyo bubabaje cyane uyu musaza yapfuyemo. Reka tuvuge ngo Imana imwakire mu bayo uyu musaza, kandi ikomeza abasigaye. Twihanganishije nyine ababuze uyu musaza cyangwa se babuze umuntu wabo, bagire gukomera. Uko biri kose wenda haraza kumenyekana icyatumye uyu musaza yicwa, ariko ngewe ku rwanjye ruhande kumva ngo umusaza yava mu murenge umwe ajya kwiba mu wundi murenge ajyanywe no kwiba imyumbati, ni ibintu nyine bidasobanutse. Gusa ntabwo umuntu yabihagararaho ngo avuge ngo koko ntabwo uyu musaza yaragiye kwiba imyumbati cyangwa se yaragiye kuyiba, ahubwo inzego zishinzwe iperereza ziraza kumenya nyirizina icyateye urupfu rw'uyu musaza. Nta kundi byagenda. Twihanganishije rero umuryango wabuze uwabo, Imana ibakomeze. Hanyuma rero turabashimiye cyane kubwo gukomeza kubana natwe, Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza cyane. Ndabakunda, murakoze cyane. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7.